Reka tubasuze kandi twongere tubahe ikaze mwese mudukurikira ku Ibendera TV. Ndabibutsa ko uretse ku Ibendera TV ushobora no kudukurikira ku ibendera.com, ni website yacu nayo ibagezaho amakuru meza kandi aturuka ku isoko. Ushobora kandi no kuduha igitekerezo cyawe uduhamagara kuri nimero ya telefone igendanwa 0718180770. Ni ku Ibendera TV rero, ikaze mwese aho muri hose, yaba bari mu Rwanda, abari muri Afrika ndetse n'abari hirya ya Afrika. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ninjye muri kumwe, nikaze kuri mwese. Uyu munsi tudatinze tugiye kubabwira bimwe mu bintu ushobora kwitwararika cyangwa se ibintu ushobora kugenderaho niba ugiye mu kizamini cyo kubazwa cyangwa se kizamini cya interview, aho ushobora kugendera kuri ibi ngibi rero ukitwara neza, ndetse kandi 100%. Abahanga mu byibazwa no gutanga ibizamini bagiye batangaza ko umuntu wese wakurikije aya mabwiriza n'aya mahame yagiye atahukana igisubizo cyiza. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora niba winjiye mu kizamini kibazwa cyangwa se ikizamini cya interview, ngo ni ukwibwira abantu bari kukubaza. Ukigeramo ugomba kubasuhuza ugira uti mwaramutse, cyangwa se ukababwira uti mwiriwe neza, ubundi ukabashimira ugira uti mwakoze cyane kumpa aya mahirwe yo kuba nje muri iki kizamini. Ugatangira ukurikizaho kwivuga, kuvuga amazina yawe yombi ugira uti amazina yanjye nitwa runaka, ugakomeza. Ukimara kuvuga amazina yawe ugomba guhita ukurikizaho imyaka yawe, ukagira uti mfite imyaka urugero 20 cyangwa se n'iyindi. Ugahita ukomereza ku nkomoko yawe ugira uti nkomoka aha ahakurikira, ukavuga intara, akarere, umurenge n'akagari, ndetse byaba na ngombwa ukavuga n'umudugudu waba ukomokamo. Hanyuma ibyo wabirangiza ugakurikizaho aho ubarizwa, nabyo ukabisubiza ugira uti imbarizwa cyangwa antuye aha hakurikira. Naho ukavuga intara, akarere, umurenge, akagari, byaba byiza cyane ukongeraho umudugudu, ndetse yemwe hari n'abavuga ko ngo iyo ushyizeho n'isibo birushaho kuba byiza cyane. Kubirebana n'umuryango wawe nibyo uhita ukurikizaho, ukavuga uti mu muryango wacu tuvuka turi 5, ni urugero. Hanyuma wamara kuvuga umubare w'abana muvukana ukavuga uti njyewe mvuka nduwa 4, ni urugero. Ukavuga uti amazina y'ababyeyi banjye ni aya ngaya, nayo ukayarondora uhereye kuya mubyeyi w'umupapa, hanyuma ukaza gusoreza kuyu mubyeyi w'umumama. Ibi wabirangiza ukavuga amashuri wize. Ibi ngo ubivuga muri aya magambo ugira uti nize aha hakurikira, ukahavuga amazina yaho. Niba ari muri primaire aho watangiriye ukahavuga, muri segonderi aho watangiriye naho warangirije, cyane ko muri segonderi habaho troncome, hakabaho na cycle supérieur, byose ukabivuga. Hanyuma niba waragize n'amahirwe yo kwiga université, nabyo ukabivuga. Ugakurikizaho kuvuga niba hari izindi formation cyangwa se ibindi wagiye wihuguramo. Ibi ubivuga muri uru rugero ugira uti mu mwaka w'2009 nahawe impamyabumenyi irebana n'ibi ngibi, nyihabwa na kaminuza iyi ngiyi.
ubu ndi kuminuza cyangwa se ndi mu kwihugura mu bijyanye n'ibi ngibi nabyo ukabivuga, kuko hari abantu baba bari kwispecializa mu bijyanye tuvugenda n'ubuzima, nko kuvura amagufwa, kubaga abantu mu mutwe. Ibyo nabyo waba uri kubyisipesiyalizamo nabyo ukabitangaza. Ibi nabyo ngo biba byiza cyane kandi bigufasha kwigarurira umutima w'abantu baba bakuri imbere bari kukubaza mu kizamini cya interview. Ibi iyo ubirangije ngo uvuga uburambe mu kazi kawe niba buhari. Urugero ni nko kuvuga uti mu mwaka w'ibihumbi 2015 nakoze muri MTN, n'urugero, cyangwa se nakoze muri Bralirwa, cyangwa se nakoze mu Ibendera News Agency n'ahandi. Ibingibi nabyo ngo ni byiza kubivuga, ariko iyo nta burambe mu kazi ufite ntago wabuvuga utabufite. Aha ngo ni byiza ko uvugisha ukuri niba nta burambe mu kazi ufite ukabivuga nabyo. Aha kandi bakugira inama yo kuvuga niba hari ikintu ukora. Ni ukuvuga ngo niba warigeze gucuruza imyenda ugomba kubivuga. Niba warigeze gukora muri resitora nabyo ni byiza kubivuga. Ibi ngo nta yindi mpamvu umuntu wari wese agirwa inama yo kubitangaza, ngo nuko ushobora kuba urugero wararangije amashuri yawe mu mwaka w'ibihumbi 2020 ukageza mu mwaka w'ibihumbi 2030 uvuga ngo nta burambe mu kazi ufite. Aha rero ngo abakubaza bibaza niba ufite ubumuga bwo kudakora kugeza ubwo waba nta n'agataro wigeze ucuruza. Ngo ni byiza rero kubivuga kugira ngo byibuze umuntu ugiye kuguha akazi abimenye, akumenyeho amakuru meza yose ajyanye n'impamvu waba utarigeze ugira aho ukora na hamwe. Ukavuga niba hari n'ibindi wagiye unyuramo. Aha bakugira inama yo kuvuga, tuvuge niba ufite nk'ubumenyi mu gucuranga, urugero gitari, nabyo ngo ni byiza kubivuga. Niba ufite se ubumenyi mu kuririmba neza, nabyo ni ngombwa kubivuga. Niba se ufite ubumenyi mu gukina umupira, nabyo ngo ni byiza kubivuga. Ibi ngibi ngo bigufasha kwibwira neza abari kukubaza, ndetse kandi ngo hari igihe ibi ngibi binabatera undi mutima n'ikindi gitekerezo bikarangira ari wowe wegukanye amahirwe yo guhabwa akazi. Aha bakagira bati ibi ugomba kubikora muri ubu buryo. Niba ukunda gukina umupira w'amaguru cyangwa se uw'intoki ukabivuga. Niba se ukunda gukina imikino yo kwiruka ukabivuga. Niba ukunda se niba hari utuntu utwihariye natwo wibitseho ukadutangaza. Ibi nabyo ugirwa inama yo kutabihisha niba ugiye mu kizamini cyo kubazwa icyo bamwe bakunze kwita examen d'interview. Ibi ngo nubirangiza ugirwa inama yo gushimira abakubazaga, ugira uti ndabashimiye, murakoze. Ibi ngo iyo birangije ntabwo ugirwa inama yo guhita uhaguruka ngo usohoke, ahubwo utegereza abari kukubaza icyo bakubwira. Ngo hari igihe baba bafite ibindi bibazo bakakubaza nabyo ukabisubiza. Hariho n'ikindi kiganiro cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose baba bagutekerezaho cyangwa baguteganyaho. Aha ugirwa inama yo gufata umwanya ugategereza ikibari ku mutima, hanyuma abakubwira ngo urakoze, nawe akaba ari bwo yenda ufata umwanya ukaba wabashimira ugasohoka, ubundi ugategereza ibizava mu kizamini cyawe.
ngayo nguko reka ambashimire cyane mbabwira ko aha twari turi kubagezaho bimwe mu bintu wakwitwararika cyangwa se ibyo wakurikiza mu gihe ugiye mu kizamini cyo kubazwa cyangwa se ikizamini cya interview. Abahanga mu bagiye bahura cyangwa se mu bagiye bitabira ibizamini byo kubaza, yaba abanyeshuri yaba abakora akazi, batangaza ko abantu benshi bari ku kigero cyo hejuru bagiye bakurikiza izi nama, bagiye bagira amahirwe yo gutsinda ikizamini bari barimo. Ndagushimiye rero cyane kandi nkwifuriza nawe niba udukurikiye ko wakurikiza izi nama. Ntawamenya uyu munsi biranga, ariko amahirwe akazagera ubwo agusekera. Nitwa na Cretine Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Reka mfate umwanya mbashimire cyane mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako kandi mpamagarira namwe mutarabikora kubikora kugira ngo mudutere inkunga ikomeye. Tubasabiye umugisha rero niba mwemeye kubikora, kandi namwe mwabirangije tubifurije umugisha mwinshi cyane. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe aturuka ku Mana yo mu ijuru.